bahaye ikaze. Isa brown ni inkoko idasanzwe, ni inkoko itera amagi ari hagati ya 300 na 350 ku mwaka. Isa mu magambo arambuye bivuga ngo Institut Selection Animale mu rurimi rw'igifaransa. Ni inkoko ikomoka mu Bufaransa. Ni inkoko idasanzwe ifite abantu benshi bayikunda by'umwihariko no mu Rwanda bitewe n'umubare w'amagi itera ndetse no kuba ari inkoko ifite ubudahangarwa buri hejuru cyane. Iri ni ijwi ry'aborozi TV, bahaye ikaze. Ijwi ry'aborozi turabavuganira kuri mikoro zacu. Ijwi ni hirya no hino mu gihugu ku bantu mwese mwumva ururimi rw'ikinyarwanda, mwaba muri mu Rwanda yewe n'ababa bari hanze y'u Rwanda, upfa kuba wumva ururimi rw'ikinyarwanda kandi ukunda umushinga w'ubworozi bw'inkoko, kuko numwe mu mishinga iri guteza imbere abantu benshi hirya no hino ku isi. Umushinga w'ubworozi bw'inkoko ni umushinga udasanzwe. Yes, Isa Brown. Reka twivugire kuri iyi breed idasanzwe yitwa Isa Brown, ikomoka mu gihugu cy'Ubufaransa, yakozwe n'uruganda rwitwa Isa Institut Selection Animale mu rurimi rw'igifaransa. Bahaye ikaze. Iri ni ijwi ry'aborozi TV. Niba utarakora subscribe, kanda subscribe. Niba warikoze uri umuntu w'umugabo cyane, kanda like, uduhe igitekerezo muri commentaire. Ibitekerezo byanyu turabikeneye. Yes, iri ni ijwi ry'aborozi TV. Kuri mikoro zacu ni ijwi kabisa, turabavuganira. Murabyumva ko ni ijwi kabisa. Iyo ufite ikibazo twebwe turakuvuganira, tukugerera aho utakwigerera, by'umwihariko mu bucukumbuzi tuba twakoze. Ibitabo turabisoma, research tukazikora kuri internet ku mbuga nyinshi zitandukanye kugira ngo tubazanire amakuru yizewe, amakuru yizewe kabisa. Yes, iyi nkoko bita Isa Brown ukwiriye kuyimenya, ukamenya uburyo itera, ukamenya uburyo yororwa, ukamenya uburyo itanga umusaruro udasanzwe. Isa Brown. Yes, mbahaye ikaze. Iri ni ijwi ry'aborozi TV, ijwi ryanyu kabisa, ni ijwi ryanyu. Yes, bahaye ikaze. Rero tuvuge amateka y'iyi nkoko muri make, hanyuma ndaza kubabwira n'uburyo iyi nkoko yitabwaho kugeza ubonye urya musaruro nababwiye, amagi ari hagati ya 300 na 350 ku mwaka. Iyi ni inkoko idasanzwe, wabyanga wabyemera, kuko bivuze ko niba umwaka ugizwe n'iminsi 360, bivuze ko iyi nkoko itera buri munsi iyo wayitayeho, itagize umunsi isiba. Yes, ni inkoko rero idasanzwe ukwiriye kumenya. Niba waratangiye kuyorora uri umuntu w'umugabo cyane, niba uteganya kuyorora uri umuntu w'umugabo cyane. Yes, niba ukunda ubworozi bw'inkoko urarenze kabisa, ukaba ufunguye n'iyi video, turagushimiye cyane, tunaguha n'ikaze. Iri ni ijwi ryanyu kabisa, ijwi ry'aborozi. Ufite ikibazo utwandikire muri commentaire. Yes, dufite nimero z'akazi mwadushakiraho rero. Yes, nimero z'akazi ushobora kuba watubonaho. Niba ugize ikindi kibazo twakuganiriza mu buryo butari public hano kuri YouTube, watwandikira kuri iyi nimero cyangwa se ukaduhamagara kuri iyi nimero y'akazi 079 42 85 61 4. Yes, ndayisubiramo 079 42 85 61 4. Iyi ni nimero yacu y'akazi kabisa. Yes, bahaye ikaze. Isa Brown, iyi nkoko nayishimiye kabisa. N'ubushakashatsi nakoze nyuma yo gusoma ibitabo bitandukanye byo mu rurimi rw'icyongereza n'igifaransa. Uyu munsi rero iyi ni breed idasanzwe, Isa Brown. By'umwihariko iyi nkoko ihanganira n'ikirere cyo mu Rwanda, kuko ni inkoko ifite ubudahangarwa bukomeye, yakozwe mu buryo bwa gene cyangwa se DNA cloning, aho bafata utunyangingo tw'inkoko imwe bakaduteranya n'utundi, bityo hakavamo iyo bita hybrid. Akaba ari inkoko kabisa yaturutse ku nkoko ebyiri zifite character zitandukanye, ikaza ifite character zijya gusa n'izi nkoko yaturutseho, ariko yo ikaza idasanzwe bitewe nuko iba ari hybrid. Ngira ngo namwe murabyumva. Yes, ndaza kubibasobanurira neza uko tugenda dukomeza iyi video. Yes, niyo mpamvu ukwiriye kuyireba kugeza irangiye, ukamenya uburyo iyi nkoko yororwa, amateka yayo, inkomoko yayo, ibyo twafata nka kirazira mu gihe watangiye kuzorora, n'ibindi bintu byinshi uyifiteho amatsiko. Byose urabyumva muri iki kiganiro ku ijwi ry'aborozi TV. Yes, niba warakoze subscribe kabisa, nawe wigurira akantu. Yes, Isa Brown. Isa Brown chicken is a hybrid rare breed that are egg production and hardness. Yes, ni inkoko idasanzwe, ni inkoko
yitwa layers, iri mu cyiciro cy'izitwa layers ni inkoko ziba zizwiho gutanga umubare w'amagi menshi cyane. Hardness bivuze ko ikomeye, yihanganira ikirere ndetse ikaba ishobora kwihanganira n'impinduka z'ibiryo bitandukanye bitewe n'uko wagiye uyifata. This hybrid has its originated in French. Iyi nkoko yaturutse mu gihugu cy'Ubufaransa, ni Isa Brown, yaturutse mu gihugu cy'Ubufaransa. Developed by the poultry farming breed company called Isa. Yes, yakomotse muri company yitwa Isa. Isa mu magambo arambuye nk'uko nababwiye ni Institut Selection Animale mu rurimi rw'igifaransa. Brown ni ibara ry'ikigina. Noneho iyi nkoko kuki yitwa Isa Brown? Yitwa Isa Brown kubera yuko yakozwe n'uruganda rwitwa Isa, hanyuma Brown rikaba riva kuki izina Brown ikaba irikura ku magi itera yitwa asa n'ibara rya Brown. Yes, inkoko igahita yitwa Isa Brown. Yes, ngira ngo n'umuntu wabikubaza nawe watumubwira ati iyi nkoko ndayizi neza amateka yayo nkuko ngiye gukomeza kuyakubwira, ariko iri zina by'umwihariko Isa Brown. Isa ni company yakoze iyi nkoko, hanyuma Brown bikaba bituruka ku ibara rya brown cyangwa se ikigina bitewe n'aya magi itera. Yes, akaba ari byo bita Isa Brown, akaba ariyo nkomoko y'iri zina Isa Brown. Yes, iri ni ijuru ry'Aborozi TV kandi like dukomeze tuguvugure kabisa. Which specialized in genetic development for poultry. This company was established in mid-20th century during period when intensive farming practice began right globally. Yes, ni inkoko idasanzwe. Yes, mu kinyejana cya 20. Yes, ni mu kinyejana cya 20 iyi nkoko nibwo yakozwe n'uruganda rwitwa Isa. Yes, in 20th century murabizi ko mu kinyejana cya 20 nibwo hariho revolution française cyangwa se French Revolution, ubwo mu Bufaransa habaga impinduramatwara y'inganda, abantu benshi bagatangira kujya bakora mu nganda, ibintu bikagenda bihinduka. Akaba ari nayo mpamvu ibihugu by'i Burayi byakiza cyane kurusha Afrika bitewe n'uko byo byahise bitangira ibintu by'inganda cyane hakiri kare mu kinyejana cya 20. By'umwihariko rero muri iki kinyejana ubwo abantu batangiraga gukora ibintu by'inganda, nabwo iyi nkoko yakozwe n'uru ruganda bitewe n'uko abantu bari basanzwe bororera hanze, ariko bitewe n'impinduramatwara y'inganda bahise batangira icyo bita intensive farming. Ibi bintu byo kororera mu mazu nibwo byahise bitangira kugigwaho. Ubundi mbere y'iki kinyejana abantu bororeraga hanze, inkoko zibera mu mashyamba, ariko iyi ni French Revolution, hatangiye impinduramatwara y'Abafaransa mu kinyejana cya 20 nibwo iyi nkoko yaje gukorwa kabisa n'uruganda bita Isa Brown bitewe nuko abantu bari batangiye kororera mu mazu, intensive farming. Yes, ngira ngo aka kantu nako turakumvise neza aho izina rikomoka ndetse n'uburyo iyi nkoko yakozwe n'igihe yakorewe. Yes, ibi bintu turabyumva neza cyane pe. Ngira ngo kuba tukigeranya hanga ukurikiye iyi video nuko uri umuntu ukeneye kwiga, ukeneye kumenya byinshi kuri iyi nkoko, ukeneye kumenya uburyo uzayitaho, ukeneye kumenya ukuntu uzayibungabunga kabisa. Uri umuntu w'umugabo, komeza urebe video dukomeze tugutemo amakuru meza cyane. Yes, iri ni ijuru ry'Aborozi TV, mike zose ziraranguruye kabisa, uduhe igitekerezo, turi ijuru ryanyu turabavugira. Yes, the breeding program for Isa Brown chicken focus on creating bird that are not only prolific. Yes, nibwo izi nkoko batangiye kuzikora kabisa, baravuga batereka dukore inkoko idasanzwe izororerwa mu mazu kandi igatanga umusaruro mwinshi cyane, bityo tukabasha guhaza isoko. Dore ko abantu muri cya kinyejana cyangwa se muri la revolution y'Abafaransa abantu bari batangiye gukora ibintu bishingiye ku nganda, bari kuba mu buryo bwa gisirimu, bari bakeneye kujya akanyama kenshi. Dore ko iyi nkoko igira n'inyama ziryoshye ndetse n'amagi menshi. Nabwo iyi nkoko rero yakozwe kugira ngo itange umusaruro mwinshi cyane, urashobora guhaza isoko muri bijya bihe ubwo revolution y'Abafaransa yatangiraga mu kinyejana cya 20. Iyi nkoko rero ngo yakomotse kuzihe nkoko, the hybridization of Isa Brown. Yes, this involved in several breeds including Rhode Island Red and other prolific laying strain. Iyi nkoko yaturutse ku nkoko bita Rhode Island Red. Rhode Island Red iyi ni nkoko ikomoka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyi nkoko ntabwo isanzwe kuko nayo itera amagi menshi cyane nubwo itageza ku ya Isa Brown, ariko iyi nkoko bafashe Rhode Island Red bayihuza n'indi nkoko yo mu Bufaransa yarizwiho kugira ubudahangarwa bukomeye bw'umubiri, havamo iyo bita Isa Brown icyimanye iturutse kuri izi nkoko uko ari ebyiri. Iyi ngiyi yo Isa arakasa mutwe kabisa, Isa iri gutera amagi menshi cyane ndetse
yihanganira n'indwara, yes, ifite ubudahangarwa bukomeye bw'umubiri, yes, the genetic manipulation and the combined desired trait, yes, bahise babona character cyangwa se ibyo bifuzaga nyuma yo guhuza utunyangingo twazira nkoko ebyiri maze kubabwira, yes, iyi nkoko iza ifite umusaruro mwinshi cyane, ikindi yihanganira indwara, ifite n'ubudahangarwa bukomeye bw'umubiri, ikindi ku magi yo rwose iki kintu tucyumve neza ugitahane kabisa. Ku magi iyi nkoko ntabwo isanzwe, yes, the Isa Brown become commercially available in 1990, yes. Iyi nkoko ni inkoko ya kera cyane kabisa mu 1990, iri kumara imyaka igera muri 30. Iyi nkoko none ubwo yahisiza ku isoko neza, iri oji nk'izi tubona, zimwe natangiye mbabwira zo mu kinyejana cya 20 ni za kera, iza nyazo twororaho n'ubu ngubu yewe no mu Rwanda abanyarwanda bafiteho ntizi zatangiye kugera ku isoko neza mu 1990. Izi nizo ziri modern, zitari za zindi nababwiye zakozwe mu kinyejana cya 20 mu mpinduramatwara y'aba Faransa, yes. Demand for high efficiency egg laying chicken such as global market, iyi nkoko yaje guhaza isoko. Iki kintu tucyumve neza, iyi nkoko yaje ije guhaza isoko ku bantu bakunda amagi bitewe n'iterambere ry'abantu biyongeraga mu Burayi, bitewe n'ubwiyongere bw'abantu, iza ije guhaza amagi ndetse ije no kongera akaboga, yes, dore ko akaboga ari akantu gakonsumingwa cyane, uko imigi igenda yiyongera nako abantu bagenda barushaho gukunda inyama, yes. Abakoze iyi nkoko rero bari bafite isoko bagamije targeted market, yes, kuko ni inkoko idasanzwe nk'uko nawe ubyumva. Reka dukomeze rero tuyimaruke kabisa, turagera n'uburyo zorugwa, uburyo zitabwaho, ibyo byose urabyumva muri iyi video, yes. Tugeranye ahangaha turakora subscribe, sinzi kabisa yikore, yes, niba utarayikora yikore kugira ngo tujye dukomeza tukugezo andi makuru nkaya ngaya ukeneye, urayakeneye kabisa. Niba ukunda ubworozi bw'inkoko cyangwa se uzi mushuti wawe ubukunda yewe uteganya kuzabutangira, ni ngombwa kujya ukurikira ibi biganiro byacu ku Ijwi ry'Aborozi TV. Turi kuri mic zanyu kugira ngo twumve buri gitekerezo muri buduhe muri commentaire nimwe dukorera, yes. Addition to prolific egg laying capabilities, Isa Brown were selected the hardness and yes, inkoko yaje kabisa ifite ubudahangarwa ndetse inakomeye, adaptable to free range and are not required, has specific market and accessible for farmer which is different level of experience, yes. Aborozi batangiye kuzifata rero mu 1990 batangira kuzorora kabisa, bagenda bagira experience, dore ko zitanagoye, ni inkoko zitagoye mu bintu bijyanye n'imirire, kandi zikaba zihanganira ikirere cy'ahantu henshi cyane, akaba niyo mpamvu abantu benshi bazikunda. No mu Rwanda ikirere cyacu kabisa, izi nkoko ewana zira resistinga kabisa, ewana ni ikirere cyiza cyane cyane ko muri ibihugu byacu byo muri East Africa bifite ikirere cyiza cyane, ntabwo ari nka biriya bihugu by'Iburayi usanga hakonja cyane cyangwa se hagashyuha cyane. Twe dufite ikirere cyiza cyane. Iyi nkoko kuba wayorora hano mu Rwanda ni igitekerezo cyiza cyane, ugahaza isoko. Amagi, hari abanyarwanda bakeneye amagi, yes, hari abanyarwanda bakeneye akanyama, yes, hari amaresitora akeneye akanyama, hari amaresitora akeneye amagi, yes, hari inganda ziyakeneye, hari abantu bafite imashini za incubator zirarira, yewe nawe ushobora kuzigira kugira ngo ujye utanga inkoko z'umunsi uzihe aborozi. Ibyo byose rero iyi nkoko yabigufashamo kuko uyu mubare w'amagi itera ni umubare udasanzwe, ndayigukundishije kabisa, kandi ni ibintu byumvikana nawe ukuriye kumva nta yandi mananiza kabisa, nawe ukabyumva nk'umuntu mukuru kabisa, yes. Iri ni Ijwi ry'Aborozi TV, yes. Nkwibutsa ko ukeneye kutuvugisha kuri nimero yacu y'akazi, dufite nimero y'akazi ushobora kuba watuvugishirizaho cyangwa se twandikira muri commentaire, ariko ushaka ko tuvugana mu buryo bwo mu gikari kabisa, wakoresha nimero 07 42 85 64 07 42 85 64. Izi ni nimero watubonaho kabisa ukeneye kutuvugisha cyangwa se ubundi bujyanama bwo mu gikari, yes. Ni Ijwi ry'Aborozi TV, turi kuri mic kabisa, yes. Turakomeje rero, care of Isa Brown, uburyo wakwita kuri izi nkoko bita Isa Brown. Caring of Isa Brown chicken involves several critical components, yes. Uburyo wazitaho biri mu buryo butandukanye. Here I outline aspect for their care, yes. Uburyo wazitaho ni muri ubu buryo bukurikira, yes. Ukwiriye kubimenya wumva ukeneye n'ikindi gice twazagikora,
wumva hari inyunganizi igitekerezo, you are free kutubaza kabisa icyo ushaka cyose, haba muri comment cyangwa se kuri nimero nagiye mbabwira. Yes, uburyo zitabwaho rero: providing suitable housing is crucial for well-being and chicken breed include Isa Brown. Yes, uburyo uzayitaho noneho ugomba kororera ahantu heza, isuku, ikintu kabisa cy'isuku. Ugomba kugira isuku ahantu wororera, ibintu by'amatotori, umwuka mubi cyane cyane. Yes, iyo ahantu wororera umva harimo umwuka udasanzwe, uyu mwuka kabisa ni ikimenyetso kigaragaza ko amasuku utayakora neza. Ugomba kugira amasuku meza cyane. It should be protected chicken from predators and weather condition. Kuyirinda ibyonyi mvuga rero ni ibihe: abajura nabo baza mu byonyi, amapusi ndetse n'utundi tuntu two ku ruhande dushobora kuba twakwangiriza iyi nkoko yawe. Yes, niyo mpamvu rero niba ugiye kuyorora kabisa itonde kabisa, uyororere ahantu itazahura n'ibyonyi cyangwa se ibindi bintu bishobora kuba byayangiriza. Yes, couple should be specific along at least for yes byo ugomba kuyorora. Ugomba no kwirinda kuzororera ahantu hatoya ari nyinshi, ikintu kijyanye na population density. Yes, population density ni umubare w'inkoko uzororera ahantu runaka. Yes, niba ari inkoko 5 zizaba ahantu hangana iki, niba ari inkoko 10 zizaba ahantu hangana iki. Ibintu byo gupfa korora ngo zirundanye ngo zicucike, ibyo bintu ni bibi cyane, bituma zipfa, bigatuma icyorezo gishobora gukwirakwira vuba, ndetse bigatuma no kuba wazikorera amasuku bigorana bitewe nuko ari nyinshi. Ikintu kijyanye na population density ni ikintu ugomba kugiraho amakuru, uburyo ugomba kumenya inkoko ziba ahantu hangana gutya. Ese ni ngombwa birakwiye ko ziba ahantu hangana gutya? Icyo kintu cyo ugomba gutekerezaho. Yes, care izi nkoko ukuntu ugomba kuzitaho rero ni ibintu dukomeje gusobanurira akantu ku kandi. Yes, iri ni ijwi ry'Aborozi TV, iri ni ijwi ryanyu kabisa. Yes, niba waratangiye ubworozi, niba uteganya kubutangira, niba ubukunda, iri ni ijwi ryanyu. Kanda like kuri subscribe, turahari kabisa ngo tujye tugwa amakuru uko uyakeneye. Yewe uko twandikira muri commentaire nibyo bidutera imbaraga zo gushakisha ibitabo byinshi cyane. Ibitabo turabifite ariko dukoresha na internet kugira ngo tukuzanire amakuru atari hivumbe, amakuru yizewe. Nk'abanyarwanda dukeneye natwe gukora ibintu biri professional. Byaba bibaje kubona company nka za Kentucky Fried Chicken cyangwa se KFC, ziriya kampani zo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziza gucuruza ibintu by'amakoko mu Rwanda. Yes, byaba bibabaje. Natwe tujye tubyikorera, inkoko tujye turya izo twiyororeye. Yes, iyi niyo ntego yacu. Ijwi ry'Aborozi ni ijwi ryanyu, niyo ntego yacu. Ibintu byo kujya gutumiza amagi mu Burayi, ibintu byo kujya gutumiza inkoko, wabuze inkoko ni gute? Ntabwo bishoboka. Ukuntu bakoresha izi mashini za incubator, ayo nta makuru tuba dufite, tuba twiteguye kuba umunsi ku wundi ko mwagenda bidusaba. Za incubator ukuntu zigenda zituraga, ntazagira umunyarwanda wongera gusubira i Burayi ngo agiye kugura inkoko. Ibyo ni ibintu ubundi biba bidakwiriye kubaho kabisa, nk'igihugu gifite abantu tujijuse, turi intellectuel. Yes, nta bintu byo kujya gutumiza inkoko hanze usage kabisa, ntabwo turi serious. Aba bantu nto bahera badusuzugura. Tujye twikorera inkoko zacu, amagi yacu, ibintu tubyikorere. Yes, Isa Brown, inkoko tuyimenye. Yewe igihe nikigera natwe tujye twikorera izacu hybrid, dufata utunyangingo, ibintu tubikore. Yes, ariko ibi bintu byose bigomba guhera hehe? Kuba twashyira hamwe. Yes, dutangire dukize hamwe, mudushyigikire nk'uko umuntu aba yasacinze amakuru, mumushyigikire. Ndabakubwiye ngo ukande subscribe kabisa, umushyigikire, ukore like, utange ibitekerezo uko ubibona, biryo twubaka u Rwanda twifuza. Yes, iyi ni Isa Brown. Yes, for this breed designated produce egg attended the system. Yes, itanga amagi menshi cyane nk'uko nagiye mbigarukaho. Ariko next point twatugeze ku kuntu iyi nkoko yitabwaho: feed and water. Uburyo ugomba kuziha ibiryo rero, amazina y'ibiryo, ibyo byose muzayambwira mubibona hano, uburyo babivanga, uburyo babikora. Ariko ahangaha turi kuvuga in general uburyo iyi nkoko yitabwaho nk'uko nabibasezeranije nkitangira iyi video. Well recommended the use of feeding system which distribute to feed rapidly throughout the housing and number bird for small distributed feed each per day. Yes, kwabizihi ibiryo buri munsi bitewe n'ikigero cyo gukora zigezeho. Yes, ntabwo inkoko y'umunsi cyangwa se iyikigwana irya nk'inkoko itera. Ibyo ni ibintu bugomba kumenya. Ari nayo makuru tuzayadugenda dukomeza tuguha mu bindi biganiro biri imbere. Yes,
If plan to be feed used for should adapt specific technique. Yes, hari technique nyinshi cyangwa se uburyo ukoresha mu buryo bwo kuzigaburira. Hari ibintu bita feeders ni ibyo ziriramo, drinkers ni ibyo zinyweramo amazi. Ibyo byose kuba bifite kandi bisukuye neza. Turi muri rearing system cyangwa se care of is a brown chicken. Ya turi muri care. Yes, nshaka ko dukomezanya kandi ntidutakaze umurongo twatangiriyeho. Yes, kuba ugeze kuri uyu munota uri umuntu w'umugabo cyane kabisa. Wafata uyu mwanya rwose ukareba iyi video, ni ibintu bigaragaza ko witeguye kwiga, uri umuntu udasanzwe ufite mind ifunguye. Yes, natwe tugafata inyandiko rero twacukumbuye hirya no hino ku binyamakuru byandika ku bworozi bw'inkoko, ku bitabo, natwe tukaguzanira amakuru yizewe. Partitioning, yes, facility with poultry farming how is it to be designed for maximum comfort must be bred express their natural flavor. Yes, kwazororera ahantu kabisa hajyanye n'uburyo bwazo kamere. Yes, hari uburyo usanga ahantu kabisa ugasanga uhororeye ahantu n'urugero hahora urusaku hegeranye n'imashini zihora zidunda cyangwa se ibindi bintu byaba bisakuza. Ibyo bintu buriya ni ibintu bitera stress inkoko. Ako kantu ko mugomba kukamenya, tuzagenda tunakababwiraho mu bindi biganiro biri imbere. Ugomba kumenya ko niba wororeye ahantu haba urusaku rwinshi cyane, ibyo bintu bishobora kugabanya umubare w'amagi inkoko zahari gutera. Icyo kintu ugomba kukimenya kabisa. Yes, health system, uburyo uzita mu buryo bujyanye n'ubuzima, ukamenya uburyo izi nkoko zivurwa, uburyo zikingirwa, uburyo zitabwaho kabisa, imiti, ibimenyetso by'indwara. Ibyo byose ni ibintu uzajya ugenda ubona ahangaha. Yes, health problem, niba zifite ibibazo runaka, ibyo byose ni ibintu uzajya ugenda ubona ahangaha. By'umwihariko tubafitiye isomo rijyanye n'ubworozi bw'ingurube. Yes, ku bantu mukunda ingurube, ugasanga umuntu araho ngaho atangiye gusebya ingurube. Ingurube ita ku mafaranga zitanga. Ibintu byo gutangira kuzisebya kumwe numva abantu bamwe bazivugaho ibyo bashatse, ibyo bintu ntabwo dushaka kubyumva. Twe dushaka amafaranga, turashaka iterambere. Pig farming, iryo ni isomo mbafitiye hano ku ijwi ryanyu, ijwi ry'aborozi, ni ijwi ryanyu kabisa. Yes, iryo ni isomo naryo urakurikira mu kanya gato kari imbere. Yes, ventilation, ugomba kuzororera ahantu izi nkoko. Tugarutse muri Isa Brown, nuko nanyujijemo akantu ko kubabwira ko dufitiye n'isomo rijyanye n'ingurube. Yes, ingurube ni ikintu kigira amafaranga menshi cyane. Ibintu byo kuzisebya ibyo mubishyire hasi, kuko natwe twabishyize hasi ku ijwi ry'aborozi TV. Turavuga tuti reka tubazane isomo ry'ingurube rizajya ribaha amakuru meza cyane, ndetse mwite ku mafaranga zitanga. Ibindi mubishyire hasi byo kuzihasinga muvuga ko ngo zigira ibindi ibindi mubizivugaho, namwe nimwe mubizi, ariko zigira amafaranga. Kandi icyo dushaka nta mafaranga. Amafaranga nta muntu agira. Icyo kintu ugomba kukimenya kabisa mbere yuko utangira kujya gusebya ingurube. Ni ikintu cyiza gitanga amafaranga menshi cyane. Tubafitiye ibitabo byagenda tubasobanurira ukuntu zororwa, ukuntu zitabwaho, ibyo byose. Yes, reka dukomeze muri Isa Brown rero, tureke gutakaza intumbero twatangiriyeho iyi video. Lighting system, yes, mu gizoroye none ugomba kwita ku bintu kijyanye n'amatara. Izi nkoko avuga ati amatara nzicanira ku ruhe rugero. By'umwihariko inkoko ntabwo zicanirwa amasaha 24 kuri 24. Icyo ni ikintu ugomba kumenya. Inkoko icanirwa amasaha 24 kuri 24 ni inkoko ntoya y'umunsi. Inkoko bita purete, kuko niyo nkoko iba ikeneye gukura, ikeneye gukuza umubiri, ikeneye guhindura ibintu byinshi cyane. Iyo nkoko niyo bacaniye amasaha 24. Yes, naho izi zindi nkoko zitera hari uburyo bazicanira. Yes, ntabwo ari gupfa kuzicanira uko iboneye, kuko bishobora gutera stress, bikagutera igihombo bitewe nuko zidatera uko bikwiriye mu gihe uzicanira igihe kitari ngombwa. Ibyo bintu byose bijyanye ngo n'amatara, uburyo zitera, uburyo amatara bigomba kuba bimeze, ibyo byose uzajya ubisanga hano ku ijwi ry'aborozi TV. Yes, ibyo byose niyo mpamvu yo wakoze subscribe, aba ari ibintu byiza cyane. Ugakanda like, ugafungura inzogera buri video dusizeho, nta byo kuyisacinga ako kanya uhita uyibona muri notification, ukayireba ubundi ukivugura. Yes, ntabwiye nti niba uzikunda uri umuntu w'umugabo, niba uteganya kuzoro, niba uzindanye n'umuntu uzikunda, tumusharing iyi video. Yes, nicyo twazeye kabisa kugira ngo duhugurane kabisa, dutere imbere. Ventilation, kuzororera ahantu hagera akayaga keza cyane ku buryo inkoko kabisa izaba ihumeka neza cyane. Rita isaso, aha turi muri Kenya. Yes, mbibutsa ko tukiri muri Kenya about Isa Brown chicken, buryo zitabwaho kabisa. Yes, Rita isaso niba worozororeye mu nzu. Yes, cyane ko mu Rwanda abantu benshi tuba tudafite ahantu ho kuzororera hahagije ngo tuzikire nko mu gisambu kinini, usanga nyina benshi twororera mu mazu
ariyo mpamvu nyine isaso ari ikintu nta kibagirwa kubabwira. Isaso nta hantu ziryama nyine, ahantu ziryama, ahantu ziba ibintu ziryamaho. Isaso akenshi riva ku biti. Yes, ese ibarizo urarizi ahantu babaza? Yes, iyi video ushobora kuyumva wenda uri umusirimu cyane ntago mbizi, ariko rita cyangwa se isaso ni ibisigazwa biva mu ibarizo ahantu babaza cyangwa se mu dukiriro. Ndagira ngo mbivuge mu Kinyarwanda kiratuma buri muntu wese umva ururimi rw'Ikinyarwanda yumva icyo nshatse kuvuga. Rita, isaso in general nyese muri make. Yes, rigomba kuba ryumutse. Yes, ryumutse kandi rimeze neza ku buryo inkoko zawe zabasha kuriramo nta zindi stress cyangwa se ritavanzemo utundi tuntu dushobora kuba twazangiriza. Yes, isaso bashobora kuriguha dore cyane ko riva ku mabarizo ugasanga yajemo utundi tuntu tutari ngombwa. Ibyo byose rero ugomba kubikontrola mbere yuko ushyira isaso mu nzu yawe ahantu wororera. Yes, rita icyo nicyo kintu cyo ugomba kwitaho. Yes, fresh shaving must be dried and friable. Yes, ryumutse kandi ridatose, ari isaso kabisa nawe ureba ukabona ko inkoko yateramo n'igi kabisa ntirigere icyo riba, dore ko izi nkoko za brown zitera amagi asa n'ibara rya brown ariyo bita ikigina. Be stored dried, hygienic and rodent proof. Yes, kujya urikora isuku kandi aho hantu kabatagira ibyonyi nk'imbeba rodent. Yes, avoid introducing wet pump shaving into rearing house. Kabisa akantu tukumve kabisa, ibintu byo kuba wazana ibintu bijyanye n'imyanda, ibintu by'imyuka ihumanya mu bworozi bwawe, oya. Ikindi kintu ntagara ko ikintu kijyanye n'amazi, hari amategeko arindwi y'ubworozi bw'inkoko. Itegeko rya nyuma riravuga ngo amazi utanywa ntukayahe inkoko zawe. Yes, aka kantu ukwiriye kukumva neza, nta kantu gakomeye cyane. Amazi utanywa ntabwo ukwiriye kuyaha inkoko zawe. Iryo ni itegeko ry'ubworozi bw'inkoko. Ikintu kijyanye n'amazi n'utuntu twinshi njagenda bahereza hano ni Ijwi ry'Aborozi TV. Yes, kuba tugeranye kuri uyu munota uri umuntu w'umugabo cyane kabisa, kandi like uduhe igitekerezo muri commentaire, ibindi uzajya ugenda ubibona ahangaha kabisa. Nkwibutsa ko ushaka kutuvugisha mu bikari ushobora kwandika muri commentaire cyangwa se ukaduhamagara tukavugana kuri nimero yacu y'akazi. Ndayisubiramo 079 42 85 61 4 079 42 85 61 4. Ijwi ry'Aborozi TV, ubundi tukavugana ku kibazo cyose wagira. Ndabashimiye cyane.